Hano ku isi abantu benshi turakosa, ariko ikibazo si ugukosa, ahubwo ikosa ni ugusubiramo rya kosa wakoze ubizi neza yuko ari ikosa. Mu nyemerero uyu munsi turebere hamwe ikosa abantu benshi duhuriyeho, turarikora kandi n'indi generation ije ikarikora, kandi ni ikosa ribi rishobora gutuma abantu basubira inyuma mu buryo bugaragara. Iryo kosa nta rindi ni uko utizera imbaraga zacu. Reka turebere hamwe impamvu abantu benshi batizera imbaraga zabo, cyangwa se nawe ukaba ubizi yuko ushobora kuba utabizi neza ko ujya ubikora, kandi ujya ubikora numara kubyumva yuko utizera imbaraga zawe. Reka izo mpamvu tuzirebe. Gusa ndakwibutsa nimba uri mushyashya kuri ino channel ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Gusa niba wumva uri kubishidikanya, banza ube ikiganiro kirangira, nubona ko ari cyo byagufasha ukore subscribe. Reka twihute turebe impamvu abantu benshi batizera imbaraga zabo. Impamvu ya mbere, kugiranya ubuzima bwabo n'ubw'abandi bantu. Iyo urebye aho abandi bantu bageze, ukibwira ko bafite amahirwe kurusha wowe, uhita wiyambura amahirwe wari ufite. Reka mbigusobanurire. Abantu benshi dukora ikosa ryo kureba abantu dukora ibintu bimwe aho bageze, twarangiza tukabigereranyaho, tugasanga baturusha, tukumva duse ducika intege. Ariko reka mbanze nkubaze kino kintu nawe kibaza. Ese nimba ureba aho bageze, ujya wibaza igihe batangiriye? Warangiza nawe ukibaza igihe watangiriye? Mbere yuko wijajinga ngo ese kuki bandusha, banza umenye igihe batangiriye. Numara kumenya igihe batangiriye, ushobora gusanga baratangiye mbere yawe cyane, baratangiye mbere yawe igihe kirekire. Akaba ari nayo mpamvu bari kunguka, cyangwa se uri kubona ibintu byabo biri kugenda kurusha uko bikora. Reka rero nkubwire ikintu ubwo wakora ahangaha. Ba bantu ubona bagusize, ba bantu ubona mukora ibintu bimwe ukabona bo babikora neza kukurusha, ugomba kubegera bakakubera abarimu, kuko bakoze amakosa menshi muri cya kintu mukora gisa nk'icyo ukora, kugira ngo bakubwire ya makosa nawe utazayagwamo. Rero ibyo ngibyo ugomba kwirinda kwigereranya n'abandi bantu, kuko ibyo ngibyo bituma wiyambura amahirwe wari ufite mu gahe gato cyane. Reka turebe impamvu ya kabiri ituma abantu benshi dutakaza imbaraga zacu. Icyo ngicyo nta kindi ni amagambo mabi y'abandi bantu. Iyo abantu bakubwira ko ntacyo uzageraho, ibyo bakabivuga, warangiza nawe ukabyemera, koko mbese uba usa nk'uwihemukira. Reka nkubwire ukuntu ibintu bimeze. Ushobora gukora ikintu ariko utaragikora, ukabanza ukagisha inshuti zawe inama, ati ko ngiye gukora kiriya kintu muri kubona ari cyo. Rero inshuti ibona waramaze gutera imbere kuyiruta, cyangwa se akaba ari n'umwanzi ariko wowe utabizi, nta kindi azakumarira. Azahita kumvisha uburyo hari abandi bantu benshi bagerageje icyo kintu kikanga neza, bakakigerageza n'inshuro nyinshi kikanga, nyamara mu by'ukuri nuko ari kubona yuko wamusize, ahubwo atifuza yuko icyo kintu wagikora. Rero amagambo y'abandi ushobora kuyishinga, ugasanga uko wari gutangira ikintu cyawe, uko wari kwizera imbaraga zawe, ukagikora utagiye kubagisha inama, ugasanga bibaye ibintu bibi. Ari nayo mpamvu ubundi iyo ugiye kugisha inama, ujya kuri ba bantu bakora nk'ibintu ukora, batangiye kera, nibo ugomba kugisha inama. Ntukagisha inama umuntu ubona nawe udafite icyo yakimarira. Niyo mpamvu ukwiye kwirinda amagambo mabi aturutse ku bandi bantu. Cyokora wenda ushobora kugisha inama inshuti zawe, ariko nawe ukayungurura ukumva neza ibyo bakubwiye nimba ari byo. Reka twikomereze ku mpamvu ya gatatu ituma abantu benshi batizera imbaraga zabo. Gusa ndakwibutsa nimba uri mushyashya kuri no YouTube, udukore subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bitera imbaraga, bisubize umuntu agaciro, byatuma akabya inzozi ze bitazajya bigucika.
Ikintu cya gatatu gituma abantu batizera imbaraga zabo ni iki? Ni ugutsindwa rimwe bagahita ibintu babyihorera. Buriya nkuko natangiye mbabwira ngo gutsindwa si ikosa cyangwa se gukosa si ikosa, ahubwo gutsindwa ni byiza kuko bituma umenya imbaraga zawe nkeya ziri, kugira ngo ubutaha ya ntsinzwi wabonye izahinduke intsinzi. Abantu benshi bumva ko gutsindwa rimwe bisobanura ko batazigera batsinda mu buzima bwabo. Nyamara gutsindwa ni ishuri rikomeye rikwereka inzira ugomba kunyuramo. Aho ukaba nizere ko ukumvisha. Gutsindwa rimwe ntabwo bisobanuye ko uzatsindwa iteka ryose. Gutsindwa ni ishuri rikomeye rikwereka inzira ugomba kunyuramo kugira ngo wirinde hahandi waguye, uhakoreshe nk'inzira nziza ikugeza ku ntsinzi y'ubuzima bwawe. Reka turebe indi mpamvu ya kane ituma abantu batizera imbaraga zabo: kudatahura agaciro k'ibintu ushoboye. Hari igihe natwe twumva yuko tugiye gukora ibintu nk'ibyo abandi bantu bakora, nyamara intangiriro yabyo igoye, isaba ibindi bintu biremereye kandi utahita ubona uwo mwanya. Rero wabigerageza bikanga, ukumva yuko impamvu byanze ari imbaraga nke zawe, kandi mu by'ukuri hari icyo bisaba, hari icyo utangiriraho. Ntabwo bizinesi yose umuntu ukayikoze, benshi ntabwo batangira kuri zero. Hari benshi batangirira ku by'iwabo cyangwa se batangirira ku mahirwe, ugasanga ibintu biri kugenda neza. Noneho ko utahaye agaciro k'ibintu ushoboye ngo ari ibyo werekezamo, ari ibyo ukora, ukumva yuko ushaka gukora ibintu nk'ibyo undi muntu akora, byarangiza bikakunanira ugahita utsindwa. Buriya iyo utazi neza impano yawe, ukibwira ko ibyo ushoboye ari ibintu bisanzwe ubona abandi bantu bakora, uba uri kwibesha cyangwa se uba uri kwibeshya. Warangiza ugatakaza umutungo ukomeye, ari wo mutungo w'igihe ukora ibyo bintu kandi atari impano yawe. Mu gihe wumva rero ibintu udaha agaciro neza ibintu ushoboye, ntuzigere utangira ibintu bitari impano yawe. Wenda wabigerageza kugira ngo urebe byakunda ugakomeza, ariko ntuzavuge ngo ngiye gushoramo ibintu byinshi, kuko ushobora kubishoramo bikanga burundu. Nubwo se turebye impamvu zituma abantu benshi batizera imbaraga zabo, ese ingaruka mbi zituruka kutizera imbaraga zawe ni izihe? Ingaruka mbi ni izi ngizi: ubuzima bwawe butuma inzozi wari ufite kera ukiri muto cyangwa se urashaka kugeraho zihita zitakara. Ubuzima bwawe bugahora mu nzozi gusa, ati nzakora iki, kuko utizeye imbaraga zawe. Wibona ibintu mu bitekerezo gusa. Ese kuki utagerageza ngo ubishyire mu bikorwa? Iyo utizeye rero imbaraga zawe, bituma ubaho mu buzima bw'inzozi gusa. Ese izi ni ingaruka mbi ni izihe? Kwiyumva nk'aho udafite agaciro, nyamara mu by'ukuri ufite byinshi kurusha uko wowe ubyibwira. Ese kuki wumva ko abantu bakwandikira igitabo cyawe cy'ubuzima bwawe, kuki utahaguruka ngo wizere imbaraga zawe wiyandikire igitabo cy'ubuzima bwawe? Indi ngaruka mbi, bituma udatinyuka gufata icyemezo gikomeye, ugasigara mu kwifuza gusa. Ese kuki wumva ko wakifuza? Kuki wabona ko abandi bantu bafite ibintu ukumva ko wabyifuza? Izera mu mbaraga zawe nawe ukore, kuko hari benshi. Ubundi mu gihe uzifuza akazi ukakabura, uzabona yuko hari abantu bafite ubumuga, badafite amaboko, badafite amaguru. Nibura bifuza no kuba bagira ayo maguru cyangwa se amaboko. Mu gihe wowe ubifite, ahubwo wifuza akazi ntubikoreshe. Kandi hari benshi bavuga ati Mana, uwampa amaguru nanjye nibura nkagenda, kandi wowe urayafite. Nyagasani, uwampa amaboko nanjye nakora, kandi wowe urayafite. Ese kuki hari abantu bifuza ibyo bintu kandi wowe ubifite, kuki utabikoresha? Ariko nanone reka turebe ibyiza byo kwizera mu mbaraga zawe, ibyo twakwita self confidence. Byongera amahirwe yo gutsinda. Iyo wizera uragerageza kandi ukagerageza ibintu byinshi.
bikakurinda gucikanwa n'amahirwe mu buzima. Ibyo sinzi mubyumvishe, byongera amahirwe yo gutsinda mu buzima bwawe wizera mu mbaraga zawe. Ikindi, bikurinda ubwoba. Iyo wumva imbaraga zawe cyangwa se ubwoba bwo gutsindwa, buragabanuka nibura wenda iyo ugerageza ibintu bishyashya bikakubera amasomo ugerageje imbaraga zawe. Bituma abandi bantu bakwizera, byongera imbaraga mu byo ukora kuko nyine wizera mu mbaraga zawe. Ubundi byagura imbibi z'ubuzima bwawe ku bandi bantu, kuko abantu bagufata nk'icyitegererezo iyo babona ukora cyane kandi ibintu ukora bikaba successful. Abantu barakwizera cyane kandi nanone bigatuma ubaho wishimye. Ese ibyo bintu byose twavuze wakibaza ngo inama y'umunsi irimo ni iyi? Inama y'umunsi ni iyi ngiyi. Kwizera imbaraga zawe si ukwihimbira ibintu bitari byo, ahubwo ni ukwemera ko uri weho ubwawe hari ubushobozi buhagije bwo kugera ku bintu bikomeye. Ntabwo ari amagambo gusa, ni ugufata intambwe buri munsi, niyo yaba ari intambwe ntoya, igufasha kubaka intambwe ikomeye mu buzima bwawe. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi, icishwa kuri Big Win TV. Nari nakubwiye ngo nuza kubikunda udukore subscribe kugira ngo inama nziza nk'ingi yubaka ubuzima itazajya gucika, uzajya uyikurikirana, kuko buriya umunsi umwe ijambo rimwe gusa rishobora guhindura ubuzima bwawe ukaba umutsinzi nawe ukaba nk'abandi bose. Rero nimba wifuza andi magambo yahindura ubuzima, kora subscribe. Kandi ino video iri hirya ni video nziza igaragaza amateka ya Perezida Paul Kagame ndetse n'amagambo yavuze yahindura ubuzima. Niba rero wakomeje kubikunda, niyo video rwose ya Paul Kagame irimo amagambo meza menshi yahindura ubuzima, yirebe. Turagukunda, Imana ibarinde. Ciao ciao.